yego konkoro we tugiye kujya mu zindi nkuru zikomeye cyane cyane ndavuga ku ya Gafaranga ngo na Silas ariko reka tumanze duce muri iyi nkuru ngo covid mu Rwanda yongeye kugaragara rahira ukunda hiza kandi ndi kuguhari banyine bivuze covid mitane uvuze covid mitane bukaguma mu rugo umva ndahiza kandi kuguhari yes kongeye kubasuhuza abakunzi ba Concorde TV show amahoro y'Imana akomeze kubana namwe njyewe nitwa David ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro nkanakiyora ariko imbere za kamera ya Concorde TV show turi kumwe na Concorde muri aho neza bwana David ndabakiriye kuri Concorde TV show mwakoze kutwakira rwose turishimye cyane andi mahirwe undi mugisha kugira ngo nyobore kino kiganiro umva umushyitsi waje yisanga ntasandaguza ibyasanze agomba gukomeza kuyobora yes narayobotse kabisa ugomba kunyobora urumva ugutireka dutangire ntiyesa urumva reka dusoze yewana niko kamaro nyine ko kamaro k'umuyobozi w'ikiganiro yes reka dusuza abantu mu mvura ururimi rw'ikinyarwanda ahantu hose mwamuherereye mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mwumve ko tubasuhuje turabakunda kandi biri ku mutima by'indani umva turabasuhuje cyane abantu bumva ibyo tuba turi kuvuga pe turabasuhuje ariko by'umwihariko bakanze subscribe ziko ntajya bibagirwa abakanze subscribe cyane oya n'abandi bakunzi bacu nabagiye kumva iki kiganiro bagize bagakandaho nawe turabasuhuje n'ababishidikanyaho uzabandi bantu dusuhuje umuntu ureba ikiganiro kigitangira akakirangiza uwo muntu ndamusuhuje pe nakomere cyane kandi akomerezeho kuko bigaragara ko adushyigikiye cyane mu bikorwa tuba turi gukora mu byo biganiro tuba turi gutanga uvuga ngo tuje tukitereka tukavuga ntihagire ababireba twaba tumeze nk'aho ndi wagosoreye mu rucaca hano ni mu rugo iyi channel ya Concorde ya David ni yacu twese cyane kabisa cyo kuri hagarariwe na Concorde CEO bashaka kantu gakuyeho unkuyeho ubu CEO twabipfa CEO ni Concorde bivuze ngo rero Concorde niwe uduhagarara hano kuri iyi channel rero mvuga ngo muri abingenzi mwe mwadukurikiye mukumva ibyo tuvuga mukumva ibiganiro byiza tuba twaganiriye n'abantu byubaka abantu cyane byubaka abantu ku rwego rwo hejuru tugende muri comment abantu bajya babandika kabisa Concorde umeze ute ndaho ndakomeye pe ndanezerewe tugeze ku basabu 790 aho dukora iki kiganiro nangize ikintu cy'abasabu tukivuyeho kuko impamvu y'umuntu akanza ukabona bari kwiyongera bigaragaza yuko ibyo turi kuvuga bifite agaciro kuri bo nangize iby'abasabu tubivuyeho kuko imana izajya bakomeza bahamagara basabu bazajya baza nidukora ibintu byiza nakoze kumpumuriza ahubwo reka nkwibariza amakuru yawe ukuntu umeze ibyo basabu tubivuyeho amakuru yanjye ni meza imbere n'inyuma iburyo n'ibumoso epfo na ruguru ikumva ameze neza pe buriya iyo umeze neza uba wariye yego nanyoye muri make nabonye icyo bita basic needs uvuga ngo bya bindi by'ibanze nariye nanyoye nabonye icyo nywa sibyo mbonabonye agasabune ko gukaraba mbona utuvuta two kwisiga mbona n'umuriro wo gucaginga telefone mbese ibyo ngibyo wabibonye ariko ubuzima ntibuhagaze neza ibyo rero nabibonye mba numva ubuzima buhagaze neza kabisa ubwo se urwaye ibyo ngibyo bifite hajemo kurwara bari ibindi hajemo kurwara umeze neza uko bitubwiye nandwaye mfite mituweli nkabona uko njya kwivuza nabwo burya hari ukuntu wumva umeze neza kuko umuntu warwaye akarembera mu rugo nawe aba ari ikibazo ariko iyo warwaye ukabona n'ubwo bushobozi bwo kuba wajya kwa muganga ukaba ufite imiti nubwo hariho nabonye bahagaritse ku isoko ryo mu Rwanda imiti niwe muti bahagaritse ni umuti witwa Relief wavuraga iki uvura umutwe kwa kundi kumva kuribwa mu mutwe icyo gihe wumva urwaye umutwe umubiri wacitse intege ibyo binini akenshi byafashaga abantu ariko rika yarebye ibona hari bitagize wigeze ubikoresha wowe ni nabyo nkoresha ahubwo iyo narwaye grippe nibyo nakoreshaga njye ntabwo ibyo bintu ntabikoresheje njye nibyo nakoreshaga kandi bigakiza vuba pe
oye kandi ubwo niki yarebye gasanga bitujuje ubuziranenge buri rika yarebye nyine isanga bitujuje ubuziranenge ariko mu gihe baye batarabi byemeye kubikoresha nabikoreshaga rwose bikankiza. Yes, reka tubwiye abantu by'umwihariko umuntu wabyutse ahumeka, waramutse ahumeka, ufite umwuka muzima, nibwo waba urwaye, shima Imana avuga ko bimeze neza, kumeze neza, nibwo waba wabuze ibyo kurya, avuga ko umeze neza, cyangwa no ufite umwuka uhumeka. David ntago umeze neza uba uriho. Akenshi mu bafakite nkakubwira ati buriya uzi ko konkoro uku nguku uba umeze, hari undi ba wifuza kuza kuba nkawe. Ibyo ndabyemera pe, ibyo ndabyemera. Umuntu ba wifuza kubaho nk'uko mbayeho. Seka nkubaze sinzi ko ndi kwakuntu natanga urugero, reka vuga umuntu wawe wa hafi, kugira ngo ubure umuntu wawe wa hafi apfi no kumubona nubwo rwose abarwayi ari hariya, icyo wahitamo ni iki? Abanyarwanda bajya baca umugani ngo akamuga karuta urujyo. Ruvuga ngo ikimuga ni inkono yamenetse. Ruvuga ngo inkono yamenetse wahengekereza ugatekamo mu icyo gice kitamenetse, cyangwa se ukaba wahomaho ubutumba, ibintu biba byavuye ku mitumba y'insina, ukaba wahomaho gateka ukabona ukarya. Ariko urujyo nyine ni inkono iba yaramenetse. Bivuga ngo rero wa muntu wawe uriho ariko arwaye, nasahuriye no kuba wabona umurambo. Bivuga ngo uriho ariko urwaye aruta uwapfuye. Niyo mpamvu nakubwiraga ni waharamutse uhumeka, shima Imana. Mana ndagushimye yuko naramutse mpumeka, na David akaba ari muzima. Bimeze nabi, shima. Shima kuko hari abandi bapfuye kandi uracyahumeka, uracyafite amahirwe yo kuba wagira ute wakira ugasubira mu buzima busanzwe. Kabisa nshima Imana ko n'abadukurikiye nabo ari bazima. Ni bazima kuko n'uwaba arwaye yihangane, sibyo kuba warwaye ukaba uri kubona imiti, ubishimira Imana kuba iyo miti uri kuyibona, ukaba wabona n'uburyo wivuza, sibyo wowe uri kurya ukavuga uti ibyo ndi kurya ntabwo binyuze, ushima Imana yuko uri kuri kubibona. Hari umuntu wabivuze neza, tarigiye ibintu bikugeraho nk'ibyo ukumva byinubiye, ariko mu by'ukuri bije kukwigisha cyangwa se bitakwigisha bikigisha mugenzi wawe ku ruhande. Bivuze ngo muri iyi si duhora twiga buri munsi kugeza mu kangahe David. Ndacyakomeje ntago nzaho ngeze, ndacyari mu isi. Ntago uzumwakugezemo ubona nk'amashuri asanzwe turiga twarangiza mu wa gatandatu. Agiye nshaka kuvuga ngo ngeze muri uyu mwaka ngasanga hari undi ufite ibyanjye birenze ibyanjye. Kuko umuntu ushobora ngo ni compare nawe mbita ndeba nkahita mvuga ati bura wasanga ngenda ni ngo muri Gardienne. Kuko impamvu umuntu ushobora kuba umuruta mu myaka ariko haranyuze mu bigeragezo birenze ibyawe. Kuko akenshi ishuri turi kuvuga hano ni ibigeragezo, ni amasomo y'ubuzima umuntu aba yaragiye anyuramo, nibyo akenshi niyo turi kwita ushobora kwita mwatingeze nko mu wa gatandatu y'amashuri abanza, wakubitana n'undi muntu mwaganira yakubwira muri Gardienne, ugasanga wowe rwose uracyari muri Gardienne ndacyakeneye gufatwa akaboko bakanyambutsa umuhanda kugira ngo unyure hariya, cyangwa se baguhekeza ngo ujye wambukira muri zebra crossing mwana wanjye. Avuga ni nko umuntu mukuru ni gute bamufata akaboko bakamwambutsa umuhanda. None sagize ngo hari umuntu wigira kenshi umuntu agirwa n'abandi ku buryo gufata akaboko bakakwambutsa umuhanda cyane, bakavuga ati cyano imodoka itakugonga we nyura hano takugonga. Ushaka utaba ibyo ngibyo ko mutere nyine kuba wagira, sibyo ariko ubu nk'umuyobozi wanjye w'ikiganiro nuvuga ngo hari ukuntu umenya uti urakiyobora gutya, nose burya si nkaho uri kunyambutsa umuhanda. Tugiye kuganira kuri ibi ngibi, sibyo tugiye gutangira. Burya icyo gihe nuvuga ngo ikintu cyose umuntu anagira umuntu umurandata cyangwa se ukimugezaho, umufasha akaboko akamwambutsa uwo muhanda, akamushyira ku rundi ruhande rw'umuhanda, aba nariho ntabwo yabura. Ni urugero, ushobora kuba ugiye gukora ikizamini cy'akazi bari cyo duheraho, hari umuntu waguhaye link ariko hano bakeneye umukozi urebe niba bijyanye n'ibyo wize, akazu kakabona nubwo abatari wakaguhaye ariko nabe yaragizemo kugira ngo akabone, bagufasha akaboko akakwambutsa zebra crossing, ukambuka ukava mu gisate kimwe ukabugeze mu kindi.
kadusuza bagiye badufasha kugira aho tugera mu buzima bwacu bwa buri munsi kabisa, mu buzima bwacu bwa buri munsi tuvuka dukura, abo twabanye mu mashuri twiga za segondere za babandi badusobanuriraga, aho twageze mu kazi bakatwerekera ati buriya nubwo uje mu kazi uri mushyashya ku bintu bikorwa gutya kabisa. Uzigize amahirwe umuntu ukamubona uko byagenda kose ntiyabo ciye intege n'abaduciye intege baba batwongereye imbaraga, abaduciye intege turabasuhuje, batwongereye imbaraga zo gukora, tubona ko ibintu byose bishoboka mu gihe mwe mwaduceka intege. Umuntu aguciye intege wavuga uti nintakora none ahubwo nkazajya hariyo uri kunyifuriza, bizaba ikibazo bigatuma ukora amanywa nijoro kugira ngo imigambi ye mibi burizwemo. Ukamvuge rino jambo, burya umuntu utabayeho mu kwemeza umuntu uwo muntu ntabwo aba yuzuye. Nubwo bavuga ngo kwemeza si byiza, nkaryo kora ikintu ngo kwemeza umuntu, buriya kwemeza umuntu ni byiza. Umuntu niba yaguciye intege kora igishoboka cyose umwemeze ko bya bintu wagiyemo, kuko icya mbere icyo gihe ushaka kwemeza umuntu ugira ishyaka, ntabwo ari ishyari uba ufite. Kuko uravuga uti ushaka kuvuga ngo umuntu afite inzu, reka nanjye nshakishe nzagira inzu nk'iyi, sibyo? Aho ni ishyaka uba uri kugira, ariko uvuze uti reka tuba turi kugira, ahubwo umuntu naguca intege kavuga ati uzapfa utiguriye n'ikibanza, genda ukora ibishoboka byose wubake etaje, umwemeze umubwira ati reba rya jambo wavuze, wavuze ko ntanzapfa ntiguriye ikibanza, sinubatse etaje. Uvuga ngo mu rugendo tudafite abaduca intege ntabwo twagera iyo tujya cyane. Ariko niba guca intege nyine ugakurikiza ibyo bari kuvuga ntaho uzagera. Uzarebe kamvuye kano kantu dutangira ikiganiro cacu, uzarebe umuntu bashemagiza cyane ageze igihe akirara cyane, umuntu bavuga ati urabizi urarenze uragize uti, uwo muntu ageze igihe akirara kumva ko nataboneka nta wundi muntu uri buze ukora nk'ibyo. Kandi hari abantu benshi bakora nk'ibyo bakanabirenza, no muri biriya birimo ugasanga umuntu yigize nyine ko ari we adahari yuko ibintu byose byapfa, baza bagakora ibyiza bikangana ku rwego rwa bikarenga ibyawe kuba byiza, wowe wajya wireba ukavuga ati ngiye buriya banshimagizaga nakoze iki, ugasanga ubaye ubusa imbere ye. Kuko reka dutangire ikiganiro cacu, ndagira ngo nsomere kano kantu ngiye kuguha telefone. Ego muyobozi, nsomere kano kantu kanditseho wahageze. Nahageze. Okay, nawe wahageze, nsomera kano kantu kanditseho ngo iki handitse ngo Rutsira abagabo bamwe bakuze bavuga ko gushaka abagore benshi ari byiza. Katurebe ibyo kanyisome nayibonye, ni ikinyamakuru Irebero akadomorwa, inkuru yanditswe ku itariki 10 z'ukwa gatandatu 2025, uyu munsi turi 12. Iyo nkuru usanga bw'ibirasaza aranditse ngo Rutsiro bamwe mu bagabo bakuze bavuga ko kugira umugore umwe biterwa n'ubukene. Yego. Abaturage bo murenge wa Murunda akarere ka Rutsiro bavuga ko impamvu y'ubuharike n'ubushoreke biwugaragaramo cyane n'ingaruka nyinshi zibiherekeza ari imyumvire bamwe mu bakuze bashyira mu rubyiruko ko kugira umugore umwe ari ubukene, bigatuma bashaka benshi, bamwe bakabata bakajya gushaka abandi kure, abana bagasigara bateragirana. Murunda ni umwe mu mirenge y'akarere ka Rutsiro ugaragaramo ubuharike n'ubushoreke cyane. Abaganiriye na Rebero akadomorwa bakavuga ko ari nka karande, kuko ngo mu myaka yashize ibintu bikiriho nk'uko babivuga, nta mugabo wifite wagiraga umugore umwe, kumugira kikaba cyari ikimenyetso cy'ubukene bw'umugabo. Bamwe mu bagabo bakuze banavuga ko kuzana umugore wa kabiri byagirwagamo uruhare n'uwa mbere, baranasezeranye byemewe n'amategeko, akajya gusabira umugabo we undi mugore, akanamwakira akamuha imirima nk'umukeba mwiza, bakabana mu mahoro kuko ntawe ateraga undi kubye, buri wese yabaga afite ibye. Ariyo mpamvu wasangaga hari n'abafite abagore 7 kuzamura.
ibi ngo byatumaga ntawe ugira umugore ku ruhande utazwi nk'uko babibona ubu. Umugore wese umugabo ashaka kuzana akamuzana, abandi babizi, na leta y'icyo gihe ikaba yarasaga n'ibitiza umurindi, kuko uwazanaga undi mugore icyo yakoraga ari ukumusorera gusa. Kanyabugoyi François imyaka 70 utuye mu mudugudu wa Gicaca akagari ka Rugasa, avuga ko afite abagore babiri ku myaka 20 yashatse uwa mbere amubyara ho abana 9, undi amushaka afite imyaka 30 babyarana abana 6. Yego. Ati nashatse abagore babiri babyara abana 15, mfite nabuzukuru hafi 20. Icyo gihe nari mfite amasamba arenga 10, buri mugore afite ahe n'undahe, abana bose barize ntawe ugirira ishyari undi, n'iminani narayibahaye. Arakomeza ati icyo gihe ubuzima bwari bworoshye kandi n'ubuyobozi bwasaga n'ububishyigikiye, kuko uwazanaga undi mugore yaramusoreraga bikarangira, nanjye wa kabiri naramusoreye. Avuga ko umugore wa mbere ari we wamushishikarije kuzana uwa kabiri. Ati kubera ko icyo gihe nari mfite ibintu byinshi, imirima yera nta kibazo, umugore wanjye mukuru namubwiye ko nshaka kuzana uwa kabiri, ambwira ko nta kibazo, afasha kumuzana, aramutekesha, amuha imirima 4, babana neza kuko nta mwibyane nabashyiragamo, nta n'uwo nataye, bose nabatunze kimwe, abana bose mbarihira amashuri, bituma babana neza nta shyari. Avuga ariko kubu ntawe yagira inama yo kugira umugore urenze umwe. Aturetse ko na leta muri iki gihe ibibuza no kumusorera nka kera itabyemera, ariko urebye ko ubu nta bintu biriho nka kera, ubutaka ari buto n'umuco wo kwihanganirana hagati y'abashakanye wagabanutse, nta musore nagira inama yo kuzana abagore barenze umwe, nubwo ino mbona bisa naho ari byo bihibereye kubera ingaruka nyinshi mbonana ababikora. Dukomeze ushaka barekera aho ngaho. Yego. Uko hano turi buze gukomereza, turakomeza kuri nyiramategeko Esperance uvuga ko umukwe yatanye umukobwa we abana 5, akajya kwishakira undi mugore. Abo bana b'umukobwa we yabamujugunyiye kandi ntacyo afite cyo kubarera. Niho turi buze gukomereza. Tugira aho ngaho. Reka tumanze tuvuge ku bya mbere. Gusoza abagore benshi. Ajya titira uvuga ngo iki? Biterwa n'ubukene mu karere ka Ruvuga ngo kutazana kudashaka abagore benshi. Kadusome neza titi. Bamwe mu bagabo bakuze bavuga ko kugira umugore umwe biterwa n'ubukene. Ruvuga ngo aba babivuga hari ababyumva nabi, hari abasore bahita babyumva kumva kubwo n'abafite umugore umwe, ubwo muri karitsiye baravuga ko ari umukene, none ngo ubwo naza n'uwa kabiri bazavuga yuko kize. Ora ntabwo ari byo, kuko uyu mugabo Kanyabugoyi François ariko biterwa n'ubukene kayita we. Biterwa n'ubukene. Nusundi wabazana ukabatungisha iki? None ubwo ufite ubwo bukene nyine ntacyo kuba. Wanyurwa n'umwe ufite, kuko ni nawe leta yemera. Wewe ugize amafaranga menshi wazana benshi. Ntabwo leta ibyemera, kandi nanjye ubwanjye mbona atari byo. Kuko nta mafaranga wagira David ngo wumve ko ahagije, sibyo? None se nk'uyu mugabo, sibyo, uyu Kanyabugoyi François bavuze ko yari afite abagore 2, umwe babyaranye abana 9, undi babyarana abana 6, baba abana 10 na bangahe 17, ngo afite abuzukuru nabo bagera mu buzukuru 20. Ubu urebye aho imibereho igeze, abo bana 15 bashobora kubatunga. Reka dufate ku mashuri, kuko we avuga yuko bose bize, ariko avuga ko yari afite imirimo irenga 10 ahari. None se niba imirimo irenga 10, niba umugore mukuru yaratekesheje umutoya akamuha imirimo 4, ubu muri karitsiye z'iwacu umuntu wasanga afite ahatuye akagira n'indi mirima 3 cyangwa 4, wagize ngo nibanga ushyize kwijana mu mudugudu. Abo nibo bazana benshi. Nibo babyemerewe. Ntago bemerewe no kuzana benshi. Kuko ibintu byarahenze, ntago aya. Ariko nge tunashimira na leta yakuyeho kuba abantu bazana. Kuyakoyeho ubuharike. Kuba bazana abagore benshi. Reka turebe ingaruka zavuga mu buharike. Ingaruka akenshi
kutumvikana kuko nubwo yavuze ngo abagore barumvikanye ariko abenshi abo tuzi ujya wumva ngo uzi ngo kuriya mwana ngo ari uwo kwishyari kwishyari ukumva mu cyaro bakamwita ngo ni ishyari sibyo ugasanga abantu none akenshi ahantu bimenya ubibona iyo uwo mugabo yapfuye bari gushaka kuzungura ukuntu usanga harimo intambara aya pe David kuzana abagore benshi tunareke n'ibyo kuko kera wari umuco urebye guhera muri za 80 kumanura aho ngaho rwose wanasangaga umugabo udafite abagore babiri n'ubundi bakavuga yuko ari ubukene kuko hari undi mu nkuru haruvuga ko bitewe n'imibereho yari afite we yazanye umwe kuko yabonaga nta byinshi afite byo kuba yatunga uwo mugore wa kabiri kumva n'abo bana bagomba kuzabakomokaho reka ngusomere hano kuko tugiye kureba ku ngaruka zo kuzana abagore benshi n'ubuharike Nyiramategeko Esperance avuga ko umukwe we yataye umukobwa we amutana abana 5 ajya kwishakira undi mugore abo bana b'umukobwa we yabamujugunye kandi ntacyo afite cyo kubarera ati ni herezo umukobwa wanjye umugabo yamutanye abana 5 ajya kwishakira undi kure mu karere ka Ngoma undi abuze uko agira abana bose arabanzanira arabanjugunyira kandi ntacyo mfite mbaha babayeho nabi cyane nose ukumva ari ingaruka nziza sirimo reka tubyemere abakera bo pe sibyo uretse n'umuco n'ibyo bintu bari babifite ku buryo wasangaga nk'abasaza babiri umudugudu ari uwabo umudugudu w'ubu gasanga ubwo butaka ni ubwabo babiri ku buryo umwana umwe atura hari nibazanya abagore umwe atuye hano undi ugasanga mutuje nko mu kilometero n'abamukomokaho bakazatura aho ngaho ariko se ubufashe ikijyanye n'ubutaka bw'ubu ngubu nta nubwo wabona aho batuza ari nazo ngaruka z'uyu mukecuru abona umukwe we yataye umukobwa we ajya gushaka undi amusigira abana 5 bako nano yakomeje yongeye hati kera nk'ibyo kera umuntu atara numva ngo kera ibintu ntibyabagaho niko yanditse ati kera ibintu ntibyabagaho bakundaga abana babo ariko ari nayo mpamvu twabwira urubyiruko cyangwa se niyo babataye babajugunya ba nyirakuru niyo mpamvu leta ikwiye kubihagurukira igacika cyane pe ikintu cy'ubuharike oya umuntu nabane n'umugore n'umugabo umwe wemewe n'amategeko binabafasha kwiterambere kandi David tunagiye nkunda igitabo cyitwa Bibiliya kandi nzi ko nawe ugikunda igitabo cyitwa Bibiliya akenshi kirimo amateka yagiye abana basogokuru batarabaho ariko iyo ndebye umugabo twita sogokuruza wacu wo kwizera witwa Aburahamu iyo Aburahamu aza kwibanira na Sara gusa ntaze kubyarana na Hagari umuja we ngo babyarane Ishimayeli hari ingaruka n'ubu hari aho usanga intambara z'abakristo n'abarabu bahanganye n'abayahudi n'abarabu cyane ari dusanga Isirayeli na Palestine ugasanga buri gihe bahanganye byaturutse nuko Aburahamu na Sara batinze kubyara Imana yabwira Aburahamu ngo muzabyara wowe na Sara Sara agacika intege agashidikanya akavuga ati ibingibi ntabwo bizaturuka kuri nge ahubwo mugabo mwiza genda ubyarane n'umuja wanjye Hagari ntacyo kuko nge naracuze ntabwo byashoboka nyuma Aburahamu Sara aza gusama abyara Isaka amaze kubyara Isaka nibwo yahise yirukana nde Hagari ajyana n'umuhungu w'Ishimayeli bageze mu butayu inzara irabica babura icyo kurya n'icyo kunywa arongotanira ngiyo mu butayu nyine ukumva ntiyatura aho ngaho muri Isirayeli ajya aho ngaho muri Palestina ariko usanga Ishimayeli ari ukomokaho
Abarabu ugasanga Isaka ni ukomoka Abayahudi. None wareba kuva icyo gihe mu myaka ntazi kuko ni imbere y'ivuka rya Yesu, ariko ugasanga ubu ngubu abakomoka kwabo batipe babiri bavutse ku mashyari na n'ubu usanga bahanganye. N'ubu hari ahantu usanga umugabo yaragize abagore babiri, ugasanga umuntu muvukana kuri papa wawe mukaba mutahura ngo musuhuzanye. Ubwo rero ariko ugasanga abana bavukana kuri nyina, ugasanga bakundana cyane. Uvuga ngo niyo turebye muri Bibiliya, uwitwa Amunoni na Abusalomo na Tamari bari abana batatu ba Dawidi ariko badahuje nyina. Abusalomo yari ahuje nyina na Tamari, ndumva ikari Tamari. None Amunoni we badahuje nyina, bigezeho cya Amunoni kirarikira mushiki wacyo umva Amunoni iraririye mumerera nabi, urumva iraririye mumerera nabi, yewana yumva ataryamanye na mushiki we ni Tamari, bitiramira neza, ari kwibuka izina neza Amunoni akinda ni Tamari, urumva yewana bigezaho arirwaza. Amaze kwirwaza ajya muri ghetto, hangije abwira se ati rwose ndarwaye, ati mumbabare ndi kumva nshaka kurya ubugari, kumva nshaka kurya umutsima kandi natekewe na mushiki wanjye Tamari. Dawidi ati icyo kikagutera ikibazo, ushaka umutsima utekewe na mushiki wawe? Ati nta kibazo rwose. Abwira umva Tamari, gira nyabune kurebe ko watekera musaza wawe Amunoni arya. Yohana ati ubwo araza arakomanga, karibu. Narembye ntabwo nashobora kuba nahaguruka ngo nzaho muri saro. Ati bunzanira hano ku buriri. Urumva birangiye ahita amufata ku ngufu, kuko twumvikane kuko badahuje bahuje se ariko ntago bahuje nyina. None uwo Abusalomo bahuje nyina, Yohana nawe itagira umujinya itayica Amunoni. Yohana bivaho ibintu byo guhangana ni inkuru ndende, urumva biza gutuma na Dawidi nawe ahiga Abusalomo bibi ntambara n'amateka maremare, ariko cyane ibyo byaturutse ku buharike. Yo biza kuvuga ngo ni gishiki na gisaza bavukana kuri nyina. Ariko robanza kwa kundi abantu bonse rimwe ibere umva banza ribamo ibintu umuntu atamenya pe. Uziko cyane ujye gusanga abantu babyawe na mama umwe, Yohana bakundana, ariko ugasanga ababyawe na papa umwe, Yohana usanga ari amashyari, usanga bahanganye kabisa. Ubwo icyo twavuga nkuko leta ibivuga yuko umugore n'umugabo muri make couple yemewe nimwe, umugore n'umugabo bashingiye ngo byemewe n'amategeko. Ibyo ndito kuzana uruhande mukajya kubyara abo bana bazashyamirana, bigasanga bijemo ikibazo nk'ibyavuye kuri Isaka na Ishimayeli. Oya pe, si Rutsiro gusa n'ahandi hose kabisa twubahiriza amabwiriza leta iduha yuko umuntu agomba gushyingiranwa n'umugore umwe kandi akakunyura. Yego Konkoro, tugiye kujya mu zindi nkuru zikomeye, cyane cyane ndavuga ku ya Gafaranga na Sirasi. Ariko reka tumanze duce muri iyi nkuru ngo Covid mu Rwanda yongeye kugaragara. Rahira kundahiza kandi ndi kuguhara nyine bivuze Covid mitana bivuze Covid mitana niba ukaguma mu rugo umva kundahiza kandi kuguhara iki bivuze Covid mitana niba ukaguma mu rugo kabisa. Covid yongeye kugaragara mu Rwanda. Reka tuge message dutanga, twibutse n'abantu badukurikira igihe cyanditse ngo Covid-19 yongeye kugaragara mu Rwanda. Yego. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyatangaje ko icyorezo cya Covid-19 cyongeye kugaragara mu Rwanda nyuma y'uko mu bihugu bitandukanye by'isi hashize iminsi kiri kwiyongera. Umuyobozi mukuru wa RBC Professor Claude Mambo Muvunyi yabwiye igihe ko nyuma yo kubona ko icyorezo cyongeye kugaragara mu bihugu bitandukanye hakozwe isuzuma rigamije
kureba uko byifashe mu gihugu. Yavuze ko mu bipimo byafashwe bigera ku 16,000 byagaragaye ko abantu bangana na 0.7% byabo banduye COVID-19 ndetse ubu bari kwitabwaho. Ati tukimara kubona ko habayeho ubwiyongere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twakoze isuzuma dusanga hari abantu banduye bagaragara. Yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukomeza guhangana nayo ku buryo bidakwiye gukura umutima abaturarwanda. Aka kantu kabisa eka ngasubiremo. Yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukomeza guhangana nayo ku buryo bidakwiye gukura umutima abaturarwanda. Ati nta kintu cyatera ubwoba gihari kuko ababonetse ntabwo barembye, ni ibintu bisanzwe by'ibicurane, ariko COVID-19 bari munsi ya 1%. Mu mpagararizi twari twafashe izigera ku 16,000. Hashize iminsi hari ubwiyongere bwa COVID-19 mu bihugu birimo Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwoko bushya bwiswe NB:1.8.1 ubu bubarirwa ku rugero rwa 10% by'ubwandu bwose ku isi kandi bwamaze kuboneka muri Ireland y'Amajyaruguru na Pays de Galles. Nubwo bitagaragara ko iyi virusi nshya ifite ibimenyetso bikabije kurusha ibisanzwe, inzobere zivuga ko ishobora kwinjira mu turemangingo byihuse. OMS ivuga ko COVID-19 ikomeje kwihinduranya guhera muri Mutarama na Gicurasi. Ubwoko buriho muri iki gihe bivugwa ko ari bwo bwihuta cyane mu gusakara mu bantu. Kuva muri Mutarama 2025 ubwoko bwa Omicron bwakwirakwiye mu turere twinshi twa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Australia, Thailand, kandi nibwo bwoko buri kwisonga mu Bushinwa no muri Hong Kong. RBC isobanura ko ikomeje gukora ubugenzuzi kugira ngo ihashye iki cyorezo. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yanditse ku rukuta rwe rwa X ko muri iyi minsi tuva mu itumba tugana muki hari ubwiyongere bw'indwara zifitanye isano n'ihinduka ry'ikirere. Yatanze urugero ku bicurane biterwa na virusi influenza na COVID-19, asaba abantu kwirinda kwanduzanya, tugire isuku. Abanduye n'abakunda gukora ingendo. Umuyobozi wa RBC Professor Claude Mambo Muvunyi yavuze ko mu bagaragaweho ubwandu harimo abakunze gukora ingendo hanze y'igihugu nabo bahuye nabo. Kubagaragaye yavuze ko bari guhabwa ubuvuzi bisanzwe kuko hari imiti kandi basabwe kwirinda kwanduza abandi, cyane ko abagaragaweho bikiri ibintu byoroheje. Ati abaturage turabasaba kwirinda. Umuntu ufite ibicurane akajya kwivuza akirinda no kwanduza abandi, gukaraba buri gihe no kwambara agapfukamunwa mu gihe ufite ibimenyetso. Yavuze ko binajyanye n'igihe cy'impeshyi cyegereje imibare ishobora kuzamuka. Yemeza ko u Rwanda rwiteguye guhangana nayo, ariko anasaba abaturage gukomeza kwirinda no kwirinda kwanduzanya. Kwirinda no kwirinda kwanduzanya. Uririnda wirinde no kwanduza mugenzi wawe. Ngira ngo n'amabwiriza yahozeho yo kwirinda coronavirus ntabwo twashira impumu ngo twibagirwe icyatwirukansaga. Urabona urebye amabwiriza menshi yahagaze nko muri za banza ari mu mpera za 2022. Ubu rero ntabwo twakwibagirwa. Hari ugukaraba intoki, kwambara agapfukamunwa, gusigama intera. Ubwo ni wawe nduri kumva ko afite ibimenyetso cyane nawe hari uzuri gukeka, ariko ikiruta byose ukumva niba hari ibimenyetso urukumva by'ibicurane, gana kwa muganga. Ngira ngo nta murenge udafite ikigo nderabuzima. Hari n'imirenge ifite ibigo nderabuzima birenze kimwe, hari usanga hari 2. Buri kagari nako kagiye kagira poste de santé, byavuriro itangirwaho ubufasha bw'ibanze. Muvandimwe ukurikiye Concorde TV show, niba wumva hari ibimenyetso by'ibicurane urukumva ufite, wiryama mu rugo, gana kwa muganga, wirinde kandi wirinde kwanduza n'abandi mu gihe waba ufite ibimenyetso bya coronavirus. Abantu kugira ngo baze kwa kino kintu agaciro nibibuke guma mu rugo. Ingaruka guma mu rugo naguma mu karere byatugizeho. Kugira ngo abantu baze kubiha agaciro. Numva bino bintu tuzabitinda Concorde. Mbona uretse gusoma inkuru kugira ngo twibutse abantu, kuko hari
giye kuri website y'igihe ngo inkuru abe yayibonye nicyo tubabereyeho kureba ibyasohotse mu bitangazamakuru bitandukanye tukaza tukabibaganirizaho ibyo dushoboye tukabikoraho ubusosenguzi tugatanga inama ndetse n'izindi nkuru zo kujya kuri tele tukazishakira ibyo rwose kuri Concorde TV show tuzajya tubibafashamo ariko niba iyi nkuru utari wayibonye ubimenye yuko hari ubwandu bwa coronavirus bwageze mu Rwanda hari abanduye ariko ubuyobozi bwacu buturebera bwavuze yuko bidakanganye bunatwibutsa ingamba z'ubwirinzi kwirinda ukirinda no kwanduza abandi koko reka tujye mwa ino nkuru reka tubanze duce ku ya Silas ahangaha ho birakaze Silas uramuzi Silas wahe yes ngo iyi nkuru reka tuyisimbo niba Silas utamuzi oya mumbwire nzi ba Silas w'umuhanzi ba Silas benshi ndamuzi niyo ndirimbo ndayikunda ibya Yesu ni ku murongo bya Yesu ni ku murongo ndamuzi kabisa hari Jamundi yitwa Nzabahayo Silas koko uri umuhanzi biri kuvuga kuri Silas warabyumvise narabyumvise pe kuba yarateye umwana w'umukobwa inda akanabyara akanihakana umwana iyo wumvise icyo kintu niyo babigushinje uri umuhanzi atari byo icyo kintu kidusobanura cyumva ute wowe mbo ni inkuru ibabaje pe n'umuntu wabohoye abantu benshi imitima ni inkuru ibabaje kuko burya abanyarwanda bavuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe ngo umugabo mbwa nubuge guseka imbohe nunde nuvugira ku muntu wafunze ngo ukavugira ku muntu kuko iriya nzu ni inzu ya bose yaba umugore arafungwa umukobwa arafungwa umugabo arafungwa yaba ukomeye n'uworoheje mu Rwanda dufite ingero perezida wa repubulika yafungiwemo wari perezida wa repubulika Pasiteri Bizimungu yarafunzwe wari premier ministre yarafunzwe umukarani arafungwa umuhanzi agafungwa ariko reka twivugire kuri Silas Nzabahayo Silas utiye inkuru nayumvise uti icyambere yarambabaje kuko ni umuhanzi mugenzi wanjye yego rwose afite n'indirimbo nkunda akenshi iyo bamwitiriye ni ibya Yesu ni ku murongo afite n'indi vango nta wabibatumye ntiwabibatumye izo ziri mu ndirimbo yamamayeho kandi nanjye ubwanjye nkunda ngo nkimara kumva iriya nkuru yuko yateye umwana w'umukobwa inda utanujije imyaka y'ubukure yarambabaje ngira ngo nibura twasobanurira abadukurikiye hari ushobora kuba yumvise iyi nkuru ari ubwa mbere kugira ngo anamenye uwo Silas se nuwahe atuye he yego ntago turinjira muri private life ye ariko ni umugabo wubatse ufite umudamu n'abana batuye mu karere ka Bugesera Inyamata ntabwo nibuka umurenge neza ubwo yaje kugirana amakimbirane n'umugore we amuhuza ku nkeke ubwo umugore afata umwanzuro kwahukana yahukanye rero asigarana n'abana hari abana basigaye mu rugo amakuru mfite nuko harimo n'umwana wari ufite ubumuga ariko yaje no kwitaba Imana imuhiruko ridashira umwana noneho uyu yateye inda yamuzanye kuba mu rugo muri make yari umukozi wo mu rugo ubwo rero Silas kwifata biramunanira arabyemera we ntago arabyemera baracyari no mu rubanza mu rubanza ariko hari ibimenyetso kwifata biramunanira ubwo abaryamanye n'uwo mukozi we w'umumineri baryamanye atwite ajya agiye kurega Silas baranamufata baramufunga ariko nyuma aravuga ati ngewe nta kimenyetso kigaragaza yuko naba nararyamanye n'uyu mukobwa baramufunguye by'agateganyo akajya kwitaba ubushinjacyaha ari hanze noneho nyuma ko umugabo yahuye n'ibibazo nyuma ubwo ajya kurega ari kuregera gatanya n'umugore we none mu gihe agiye ku rukiko urumva kabigaseka nka keza twihanganire pe mu gihe agiye ku rukiko bagiye niba ari mwitegura rubanza bya gatanya yasabye n'umugore we ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata wa mwana akaba yari yarabyaye ukumva yaramukwepaga ntamwiyereke bamenya hari none ko ari ku rukiko
wa mukobwa wabyaye n'undi muntu wamuherekeje bamenye ko Silas ari ku rukiko yagiye mu ibyo bibazo n'umugore we bafata wa mwana bati none ko wahakanaga yuko utanteye inda yuko uzabimenya n'umwana aho ku mwana yavutse wa mwana nguyu yewana bahita babibwira ubuyobozi bwari aho ngaho ubwo Silas ahita bamuta muri yombi none bajya gupimisha ADN kugira ngo bazarebe ko umwana koko ari uwa Silas. Ejo bundi rero umunsi turi kuwa kane ejo ndi kuwa kabiri nibwo yagiye kuburana kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo agezemo yarakora gashya agezemo yakoze agashya rero tukavuge cyane agezemo arangije arahakana David sibyo tujye tunemera pe ibibazo bibaho nta upfa adasebye nta mugabo udaseba ariko niba byanaje pfa kigabo pe nk'umugabo uzi ukuntu yireguye yavuze ati ngewe uyu ntabwo naryamenye nawe ahubwo kuko mfitanye ibibazo n'umugore wanjye uyu mukobwa umugore wanjye yoheje umuhungu we bararyamana umuhungu wabo wacu w'umugore wa Silas nyine n'umugore we uko afite umuhungu w'umusore pe watera inda arangije ati nge ntago nge waryamanye nawe ahubwo umugore wanjye yoheje umuhungu wanjye bararyamana kugira ngo inda bayishyireho ubundi nzafungwe nyine nk'uwasambanije umumineri ariko bavuga yuko ibipimo byapimwe bya DNA rwose bigaragaza yuko Silas ari we se w'uwo mwana arangije arabihakana ati impamvu mwabonye ibipimo bimeze kimwe nuko inda yayitewe n'umwana wanjye utekereza umuntu w'umugabo wakoze amakosa wagize ibyaguhagize ute none ujye gutaba umwana wawe none arangije ngo n'ikimenyimenyi ngo umuhungu wanjye ngo hari undi mukobwa ngo yigeze gutera inda ngo bayikuramo we na nyina ngo bayikura ubwo ibya Yesu baracyari ku murongo Yesu baracyari ku murongo urumva mpamvu ibyo bimenyetso byaje bigaragara yuko umwana wanjye uwo mwana ngo ari uwanjye ati nuko ari umuhungu wanjye wamubyaye ntabwo ari uwanjye ahubwo ni umwuzukuru ariko pe nubwo nta bumenyi dufite buhagije kuri biriya bijyanye na ADN uko biza bimeze ariko uko biri kose ntabwo umwana wanjye ADN z'umwuzukuru wanjye ntabwo zaza zimeze nk'iz'umwana wanjye ntabwo ibyo bishoboka pe n'umuganga udukurikiye ufite ubuzobere kuri ibi bijyanye na DNA cyangwa se ADN mu gifaransa badusobanurira bakabishyira muri comment ubwo rero dutegereje kubanza barusoma uyu munsi update nazo tuzazibagezaho ko ni umuntu w'umusitari hari imitima ya benshi yahembuye mu ndirimbo yagiye ahimba ariko reka tumubwire ngo yihangane apfe kigabo nubwo adapfuye ariko apfe kigabo kuko njye nama namugira niyihe niba azi ko yabikoze koko ntiyemera asaba imbabazi kuko nibura niyo umuntu yemera icyaha agabanyirizwa kubira umuntu muzima urajya kubeshyera umuhungu wawe kuko kirajyana uganishwa hagati y'imyaka 25 na 30 y'igifungo ariko nibura habayemo uburyo bw'inyoroshya cyaha kwemera icyaha ashaka gukatirwa imyaka 15 kutavuna urukiko hari kuruvuna ubu bizasaba nabonye ikiganiro umuhungu we yagize ati ngewe ndi tayari kuba nanjye bajya kumpima bazagende bampime nibasanga koko uriya mwana ari nge wamubyaye umutipe afite umusatsi ati nzahita niyogosha n'ubundi mita nimanura njye muri gereza ya Ririma niko yavuze pe Konkoro kuba uri umuhanzi uvugira Imana ubwiriza abantu benshi imitima ikabohoka ariko tukaba turi kumva uyu munsi Silas ibya Yesu ni ku murongo akurikiranweho icyaha cyo gufata umwana w'umukobwa gusambanya umwana w'umukobwa utagejeje imyaka y'ubukure ubyumva ute nk'umuntu nawe uri umuhanzi nzumva nabi nkumva ko bidakwiye sibyo kuko nibura twagiye muri angle y'abahanzi cyane ariko n'undi muntu pe sibyo reka tuvuge ku bahanzi sibyo nuvuga ngo niba uririmba indirimbo z'Imana nk'ubu ndi kubuvuga ndamuzi sindanamubonaho uretse kubona kuri televiziyo ariko twarahuye twaraganiriye turasuzanya tunaziranye cyane
afitanye na nimero nuko wenda yangiye nayivuza ariko yanjye ashobora kuba akifite urumva ariko nge ntabwo muzi ariko nzi ibyo yakoze indirimbo ze pe nanjye zaramfashije ubwo icyo umuntu yakora niki sibyo ni ugusigasira ibyagezweho pe ukamenya ngo niba warasanye imitima y'abantu nyine nawe irinde kubibura za mbuto wabibye sibyo nosubeka tuvuge ngo hamwe n'icyaha gafungurwa agize ngo yajya kuririmbira ugafashwa ntabwo wafashwa pe bitewe n'iki n'ibyo yakoze inama n'iki twese ndakubwira nanjye nibwira twirinde nyine dusigasire ibyo twagezeho sibyo twe kubibura imbuto twabibye yego reka dukomeze ariko sinava kuri iki kintu nakubajije nihe nama wagira abana bato b'abakobwa by'umwihariko bano bajya gukora mu ngo z'abapatoro hatarimo abagore ni ukureba sibyo David akenshi hari akenshi iyo wegereye umuriro uragutwika sibyo ariko utawegereye ntabwo washya sibyo ni ukuvuga ngo uko biri kose umwana w'umukobwa ugiye gukora mu rugo rurimo umumama rw'abapatoro ntabwo wamupapa niba ari n'umushirashuzi azatinya umugore kuko umugore we ari aho ngaho ariko kuvuga ngo umugore ntawe ururimo sibyo nubwo ugasanga uba muri ghetto uri kujya ubwira umwana w'umukobwa ngo aba uza kugukoropera ntabwo ibyo ari byo pe yaba ari umugabo mu rwego rwo kwirinda uwo muriro kugira ngo utawegera ukagutwika sibyo reka kujya kuzana uwo mwana w'umukobwa ngo abari gukorera mu rugo umugore wawe atanahari sibyo nawe mwana w'umukobwa irinde uwo mugabo ye kugushuka ngo akubwire ngo uze uhita ureba hano hafi uhita wumva ko bagiye kuguha amafaranga noneho ngo uhita ugenda ngo uzajya kugira ngo ugiye guhita ujya muri urwo rugo urimo umugabo gusa umugore atarimo ntabwo biba byoroshye yes reka tujye kuri kese y'agafaranga ko bivuzeho kenshi ariko singiye kuyigarukaho cyane ahubwo ngiye kugaruka kuri aya magambo Annette Murava aherutse gutangaza ntabwo tugeze tuyiganiraho ntabwo tugeze tuyiganiraho ushobora kuba warayiganiye kuri Gonarike TV ariko kuri Concrete TV show kese y'agafaranga ntihagaze ni gutya kese gafaranga yashakanye na Annette Murava ndatekereza urabazi Annette Murava n'umuhanzi gafaranga tumuzi kuri shusho media kumva abahanzi nanjye nk'umuhanzi mugenzi wabo ntabwo nabayoberwa bashyingiranwe nyuma y'uko gafaranga yaramaze gutandukana n'umugore wa mbere ndetse babyaranye twibutse abadukurikiye yuko Bishop Gafaranga ni izina ry'irisirino amazina ye ni Habiyaremye Zakariya uzwi nka Bishop Gafaranga ntabwo ari Bishop nyirizina ngo yabikiye muri komedi mu film babanye nyuma y'uko gafaranga yaramaze gutandukana n'umugore wa mbere nawe tunita ngo ni umugore we mukuru ndetse banabyaranye abana bagera muri batatu ndetse icyo gihe abantu babivuzeho byinshi baravuga ati ngo Annette ni ikihe kintu ugiye kubaka kwa gafaranga gitandukanye n'icy'umugore wa mbere yakoze ku buryo umva uzamushobora biravugwa abantu bivaho birarangira Annette na gafaranga baraza turabakunda bavuga amagambo meza yubaka abantu menshi cyane ejo bundi Annette Murava ajyana ikirego mu bugenzacyaha RIB agiye kureka ko umugabo we amuhohotera ku buryo bukabije gafaranga atabwa muri yombi baramufunga ndetse aza no kuburana iminsi 30 baramukatira ajyanwa muri gereza ubu niko ibyo bintu byari bihagaze nakitekereza ibyo bintu byose urabyumvise byose nagiye mbikurikirana ubwo ukimara kumva iyo nkuru ubona iki kintu watekereje ukimara kumva ibyo bintu hazane akabaye icwende nikoga niyo koze ntikanoga yari akabicwende kakoga akabaye icwende nikoga niyo koze ntikanoga kuko gafaranga atandukanye n'umugore wa mbere azanye icyuki Murava Annette urumva nawe babyaranye rimwe ndumva batamaranye n'imyaka 3 bafitanye umwana umwe aragize atangiye kumwoza ku nkekara ari gukubita ari kugira ute sugo urumva kabaye icwende kagize kumva riri yacwende riri koga kumva riri kunoga koko ubwo ni yayanda akabaye icwende nikoga niyo koze nikanoga gicwende ni gafaranga ababyumva
baza kubyumva neza ahubwo reka tugaruke ku inkuru ejo bundi Annette Murava baratangaje ati nta kibazo mfitanye n'umugabo wanjye nta kibazo mfitanye na bishop wanjye Gafaranga abantu benshi bagiye bavuga ntago tugiye kurebye abandi bagiye bavuga bo ukurikije ibyatambutse mbere Annette akaba yaje gutangaza ko nta kibazo afitanye na Gafaranga wewe Konkoro ubyumva uti ubitekereza iki wabivuga iki n'uburyarya n'uburyarya bwa cya kiganiro narakirebye Annette ntari kuburyarya wana ntari kuburyarya ike kudushushanya none se baburana banasabye yuko urubanza rubera mu muhezo ariko ibyahashinjwa twarabimenye nuguhohotera umugore we akamuza ku nkeke ngo akanamukoresha n'imibonano mpuzabitsina ku gahato uwatanze ikirego ninde ni umugore wa Gafaranga Annette Murava Gafaranga ubu ari muri 30 jours afunzwe by'agateganyo iminsi 30 ategereje kuzaburana mu mizi uwareze ninde ni umugore we none ndaraje kuri cano yewe ngo mwari mwaratubuze yaba David mwari mwaratubuze ngo ubundi ngenyine ngo ariko ngo ndwango mbabwire ko nta kibazo mfitanye na Bishop acha bari kumvaga umva sajya none se ari kujijisha abandi nose umuntu waramureze akujisha twe tumukurikiye umuntu waramureze bigera mu biva muri ribu bijya mu bijya mu bushinja cyaha biva mu shinja cyaha bijya mu rukiko bemeza yuko agomba gukatirwa iminsi 30 y'agateganyo ntangiza ngo nta kibazo mufitanye yabe nta kibazo bafitanye icyo akora yaza kuba yaravuze ati ngiye nariretiye sibyo umugabo yaramuhoteye ndababara ariko nanone nk'uwo twashakanye ndikumva namubabariye akaza ari kuvuga ati ubu naranditse rwose ikibazo cyageze muri parike nandikiye umushinja cyaha yuko mpaye imbabazi uwo twashakanye ati rwose ubu ngubu urukiko nago rwarabyemeye nawe yasabye imbabazi byaremewe none bakazana kuri ya cano yabo bicaranye bakavuga bati rwose murebe ubu nta kibazo dufitanye nyuma y'ibyabaye nta kibazo dufitanye twariyunze kuko na leta dushishikariza kwiyunga sibyo niyo mpamvu habagaho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge urumva avuga ati twariyunze ubu nta kibazo dufitanye yabivugaho byo byari sawa ariko biriya yavuze n'uburyarya n'uburyarya ugiye kurusanga byayira bitewe n'iki kuba yagenda akabikora kuri yaje kuyarya abantu cyangwa se hari abajyanama babimugiyemo inama uyu birebye ubona biterwa n'iki kugangaza kuryarya abantu nuvango bwa buryarya indyarya bajyavanga ihimwa n'indyamisi sinze iryamisi nite ariko make nukuza kwiyerekana kuko indyarya ikwereka ko igukunze kitagukunze sibyo ubu yaravuze ati maze igihe ntari kujya kuri YouTube cana ngo bambone reka nze mvuge kuva nibi byaba ntabwo ndavuga ndi kuri YouTube reka nze mvuge ubwo abantu urukundo nta wamukunda ari kujya kubeshya kuri reka majya murarika wa n'uburyarya niba ari nawe mugire iriya nama yaramushutse niba hari uwayimugire ngo nazetereke kuri kamera avuge nta kibazo mfitanye na Bishop arewe umuntu uramufungishije sibyo uzi ko Gafaranga yagiraga afro yagiraga umusatsi ubu akimara kuva muri riba amanutse agiye gufungira iminsi 30 y'agateganyo tayari ubu baramwogoshe ubu gusohoka ubwo nazaza kuburana mu azaza yambaye ikabutura umuntu umukuyeho umusatsi utumye yogoshwe umusatsi hangiza ngo nta kibazo dufitanye na Bishop muragifitanye sibyo gabanya uburyarya sibyo icyo kuro baza bakicarana barababariranye ati rwose twarakigiranye ariko ubu cyavuyeho sibyo hari couple twabibonye witwa Papa Bitangaza na Mama Bitangaza ngo bari bapanze plank oya ntago ari prank bara ntago ari prank kabisa mpamvu atari prank ikirego cye cyageze muri system abantu twarakibonye kabisa cyageze muri system yashatse n'umwavoka ariko bagezeho basabana imbabazi umugore n'umugabo bariyunga ubu baba biteretse kuri cano bavuga ko bababariranye yuko abo boni sawa na Annette na Gafaranga yamuha imbabazi bakaza bakicarana nigwe kuvuga ngo nta kibazo bafitanye ariko nari kuburyarya baragifitanye
Yes, reka tugushimiye cyane ku buryo udusesenguriye ibintu byacu, twanabwiye n'abantu amakuru menshi agiye atandukanye. Gusa hari ijambo wasigira abantu ry'umunsi wari basigirana nko mu munota umwe. Abantu turi kuburyaryo nukuri David, niba ikintu kikurimo sibyo njya nkunda kuvuga hano, nimba nje nkitereka hano kuri kamera nuko mba ndi kuvuga ibyo n'ahandi wambaza nkabisubiramo. Kuko icyambere cyo ntabwo mba nzi, tuba turi kuganira twembi ariko tutaza abazabikurikirana ngo ni bande sibyo. Niba hari n'uvuze ati aha hantu wavuze nabi, nzagenda tuganire mubwire ni urugero nanacitswe n'abarangamutima mvuga nabi, mbabarira sibyo. Ariko umuntu areke kwigira uko atari, kwigira nyoni nyinshi, ufungishije umuntu warangije ngo nta kibazo ngo dufite biriya yarabishe yarabizambije kabisa. Iyaceceka oya yagomba guceceka nuko yari yaracecetse. Abagiye bavuga ngo Aneti byari kuba byiza iyo bivuga gafaranga muri kumwe. Nganjye sibyo nakubwiye David, nuvuga ngo yaza kuba yaramuhaye imbabazi akandika ati ngewe ndi gusabira umugabo. Ubundi birabyo ntuza Aneti Murava yatangaje bura ntibyakwica iperereza mu rukiko. Yashada afite inzego zikora kode shapo. Wenda akabyifashisha ariko kuburana akavugatira n'umugore wanjye ejo bunaherutse kubivuga. Nyine yatabivuga n'uburyarya akavuga ari ibintu bya nyabyo. Icyo urukiko ruhera ntago rero ku magambo ku marangamutima nta kibazo afite oya urumva ntabwo ari ibyo. Uvuga ngo ibyo urukiko bagomba guheraho niki kugaragaza ko nta kibazo bafitanye, nuko bagombaga kamusaba bakaganira akandika bari imbere y'umushinjacyaha akandika ati ngewe sabiye umugabo wanjye imbabazi gutya na gutya, noneho gafaranga nawe akemera nawe agasaba imbabazi. Uvuga ngo akazisabirwa nawe akazisaba, nibyo ikirego bagomba kukiretira bakagikuramo. Nose nta bantu umva ikirego kikiri muri RIB bagasabana imbabazi bakiyungira muri RIB nikigere ku mushinjacyaha. None cyageze ku mushinjacyaha, umushinjacyaha yakiriye urukiko nago gukatiye iminsi 30 nanga nta cyana ndafata aya David ntacyo umuntu ajya avuga ibintu bimurimo. David niba nje ngukunze mvuge ko ngukunze, nimba nkwanze ndakwanze nyine nta diru turakinana. Ariko kuza hano ngo ngire niki abakunzi ba Concorde TV show ndabakunda kuko ntabakunda ntago naza ngo nicara hangaha mvuge naya magambo hanga ubusesenguzi nyine mvuga uko mbyumva sibyo. Dushobora kutabyumva kimwe kuko ntabwo turemwe kimwe. Même le vrai jimo n'impanga zazindi zanyazo ntabwo zitekereza kimwe, nanjye ntabwo natekereza kimwe nawe, ariko abantu kuganira turaza nkavuga ibintu kubyumva nawe ukabihuza uko tubyumva, hangiza abantu bagatira conclusion bakaraba ati ibi bintu bimeze bite, undi tukiyubakira iki societe. Ariko abantu bareke uburyarya. Yego. Yes, reka tubashime mwebwe mwakomeje gukurikirana Concorde TV show, mukomeze mukore subscribe na share na comment n'ibindi byose mubona byadushyigikira, mutwandikire muri comment, mutwandikire inbox kuko nimero za Concorde ziba zihari. Mwaduha ibitekerezo. Murakoze cyane. Mani bawo mugisha.